yabyaye ubwo yararimwo akora ikizamini cya leta igise kiramufata banga kumujyana kwa muganga biza kurangira umwana aje ari mu kizamini. N'amakuru abakomeje kumvikana hirya no hino ku isi mu yabaye mu yari kuba, ndetse uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi 2025 nibwo ngiye kugezaho inkuru y'umukobwa ndetse wabyaye ari gukora ikizamini cya leta, ndetse bivuga ko yatewe inda n'umuntu watawe muri yombi nyine yusambanyije umwana baragufunga. Rero byagenze bite, bimeze bite, ese byamubayeho sangahe, ryari, yiga mu wa kangahe? Yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, ubwo ni segonderi, aho yarimo akora ikizamini igiserero kiramufata gukora biranga. Ndetse urabizi ko iyo wasushije cyangwa se ufite umwaka niyo waba utwite barakwemera gukora ikizamini cya leta. Natwe dukora, nanjye ubwanjye nkora, nakoranye n'umuntu wari utwite ikizamini cya leta kandi aranabyara, usibye ko kuva nyine yabyara atongeye kwiga kuko yahise nyine aba umubyeyi yajya mu nshingano zo kurera no kubana n'uwamuteye inda, dore ko yari afite n'imyaka, yarakwije imyaka, ndumva yakoreza mu gatatu segonderi afite imyaka 20 gutyo. Rero ni nako byagenze. Rero n'uwo mwana nawe yabyaye cyangwa se igise cyamufashe ari gukora ikizamini cya leta. Byabereye he, byabaye ryari, sangahe? Nibyo ngiye kukugezaho ku makuru rwose yatangaje benshi, akayobera benshi, ndetse bikanarenga benshi. Nanjye byandenze, twumvishije inkuru nyinshi abapfaga barangije gukora ikizamini cya leta, nanone bitewe n'uko bavugaga ngo barozwe, ugasanga arangije gukora ikizamini cya leta ahise yikubita hasi, ahise ashiramo umwuka. Rero hari inkuru, rero si ubwa mbere mu Rwanda bibayeho kuba hari umunyeshuri wabyara ari gukora ikizamini cya leta, kuko no mu mwaka wa 2021 hari umunyeshuri yigaga mu wa gatandatu mu mashuri abanza w'imyaka 16, muri ba bantu nyine baba baratinze kwiga no gusoza. Uwo mwana w'umukobwa yabanje gutaka igise ku ishuri cyangwa se ari kumukoresha ikizamini, barabanza barabiceresa nyine babifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, bumva nta byadanje. Rero uwo nguwo kwa kundi kubiceresa no gutinda, uwo mwana arakomeza gukora kwa kundi nimugoroba, none ari gukora ikizamini cya kabiri. Uwo mwana noneho biranga neza ahita rwose indira muzunguza, bihita biva ngombwa ko uwo mwana ahita arabyara, bamujyana kwa muganga ameze nabi cyane. Ntumbaze niba ikizamini yaragisoje, ariko reka nze nkubwire iby'uyu nguyu. Ese we ikizamini azagikomeza agikore kandi yabyaye, cyangwa se araza gusubikira aha ngaha? Byibuze niyo bimubaho ari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, none ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Wumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Nibyo rero ngiye kugezaho kuri zino nkuru, ndetse wumve uko bimeze n'uburyo byagenze kugira ngo uwo mwana nyine yisange ari kubyara cyangwa se yabyaye. Rero bivuze ngo nguhaye ikaze kuri Zaf TV Rwanda ya kabiri. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ukanda kuri buto yanditseho subscribe, ukanda kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'inkuru zacu za buri munsi dukomeza kugutegurira amasaha 24 Reka rero nkubwire uko byagenze kugira ngo abyare. Umunyeshuri rero mu karere ka Nyanza, umunyeshuri w'imyaka 16 yafashwe n'inda ubwo yari ari mu bizamini bya leta gisoza amashuri abanza, ariko niyitabwaho kugeza aho akurikiyeho mu kizamini. Umundi munsi wa kabiri yaje kubyara. Rero yaje kubyara ariko abyara ameze nabi cyane. Iyi nkuru yo mbanje kugezaho yabaye mu mwaka wa 2021 ku mwana w'umunyeshuri mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza primaire, no kuri kwimana. Rero we abizi ko akora ibizamini 3 bari ku munsi wa kabiri w'ikizamini, none igise kiramufata. None igise kimaze kumufata, baravuga ati ihangane ukore kwa kundi nyine bamwizeza ku bw'amahirwe nyine gisa nkaho kimurekuye. Bwa kabiri agaruka mu munsi wa kabiri, noneho biranga neza arabyara, ariko abyara neza niyo mahirwe. Ariko numbaze n'ikizamini yaragisoje cyangwa se ataragisoje, ubwo naho ngaho nyine inkuru ihita igarukira. Rero bifite naho bihuriye n'uyu munsi wigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, ubwo ni tronc segonderi. Rwose yagize gutya nawe inda igise kiramufata, kimaze kumufata ku myaka 17 yiwe. Igise cyamufata biranga neza we kwihangana biranga, indura bayihaye umunwa nk'abandi bantu bose bafashwe n'igise. Hora amahoro, dore ko abakiri n'umwana
ubwo baza nyine batekiye byagenze gutyo bahamagara ambirasi bakaza agafata umuntu bakamujyana kwa muganga kugira ngo ajye kwitabwaho. Rero ibi ngibi si ubwa mbere bibaye mu Rwanda, bikunda kugaragara ko no mu bindi bihugu bikunda kugaragara ko abana benshi bari mu myaka hari igihe bajya gusoza amashuri barakoze imibonano mpuzabitsina n'abantu runaka, usanga bari barabona mu kigero kimwe cyangwa se ari abakuru kuri bo, ugasanga bamuteye inda agiye gukora ikizamini cya leta atwite, usanga bihuranye n'uko igisebe kikamufata ari uko arimo arakora ikizamini cya leta, ugasanga aragisoje cyangwa se aratakaje, ugasanga binamuviriyemo kwa kundi bavuga ngo umuntu yakoze imburagihe nta diplome ufite ntacyo ufite, rero ukaba ubaye umubyeyi kwiga ukaba urabiretse. Ari niyo mpamvu leta nayo ihora ishishikariza abantu kwirinda gusambanya abana by'umwihariko badakwije cyangwa se batarangiza kwiga, kuko buriya umuntu wese ukiga iyo umusambanyije rwose aho ngaho leta ntabwo mu byumva kimwe. Umuntu ukiga byibuza uragasambanye umuntu cyangwa se wakaryamana n'umuntu byibuza warangije no kwiga, byibuze wateye cyangwa se utaniga, ariko umuntu ukiga icyo gihe tukuguhingisha uruhindu n'ukuri kw'Imana baraguhiga kandi barakubona. Kandi gusambanya umwana ni bimwe mu bintu bya mbere mu Rwanda bifite ibihano bikakaye. Reka nkubwire ku mategeko yo gusambanya umwana. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 ryo ku wa 4 z'ukwa 12 2023 rihindura itegeko rifite nimero 038/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu uhamijwe n'urukiko gusambanya umwana ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarengeje imyaka 25. Iyo gusambanya umwana byakorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo gusambanya umwana byakorewe umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 byamuteye indwara idakira cyangwa se ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu ku mpamvu nyoroshyacyaha. Noneho ubikubitanaho kandi n'umunyeshuri uwo ngo ugize ibyaha ukanamutera n'inda, aho ngaho ni burundu. Umuntu wese uri munsi y'imyaka 18 noneho ari n'umunyeshuri, aho ngaho ajya uvuga ati ibi bintu ngiye gukora nubwo mbikoze ni risque fashe. Mumenye gufata imyanzuro bahungu, mumenye gufata imyanzuro bagabo, mumenye kwirinda, kuko icyaha nk'icyo ngicyo uba ugifungirwa nk'umuntu wishe umuntu. Kuko ibaze kuzira ibintu umuntu mvukana wagafasha 2,000 cyangwa binga ukajya kubigura ku muhanda ukamura agakingirizo kugira ngo byose utakura indwara, ariko ibyo bintu bikakunanira ukaba ugiye gufungwa ubuzima bwawe burundu uri muri kasho uzize ibyo bintu. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.